Inshuti bakunzi ba B2 TV show twongeye kubasuhuza, twongeye kubaha ikaze nanone. Hari haciye iminsi ngira ngo mutatubona cyane kuri video kuri televiziyo yacu, rero ntago mwari mumaze iminsi mutubona neza kubera impamvu zitandukanye. Hari impamvu z'uburwayi, hari amavakanse yagiye azamo ku buryo tutabashije rero kugenda tuboneka, ariko reka tubabwire ngo muraba agaciro kuri twebwe. Reka tubasuhuze rero, mugire amahoro y'Imana. John. Yes Peter. Komera cyane. Dukomerane. Iminsi myinshi. Iminsi yaribaye myinshi. Yeah. Ariko meze neza, ndashima Imana. Ndakomeye. Ndi muzima, narwaye akagripe mu minsi yashize kankubita hasi, kameze nka covid. Karamfashe kangirira nabi cyane kabisa, karandyamisha. Musore nkawe. Ndashima Imana. Musore nkawe karagufata gatuma uryama. Buriya rero umubiri twambaye hari faiblesse zindi ufite tutajya tumenya, kandi ufite n'imbaraga kuko ubasha kurwara. Buriya hari abantu barwara bakajya ntibirwe bajya no kwa muganga, umubiri wo ukageneratinga imbaraga zawo bwite, ubwirinzi ukanakira. Rero ntago bireba ngo uri umusore bijyanye no kubaka umubiri. Burya uzarebe nk'ibitotsi, ibitotsi bifata umujenerali agasinzira. Ibyo nabibonye ku mujenerali wa Korea ni ya ruguru cyane yepfo, hariya kwa Kim Jong Un. Generali ngo yarasinziriye ahita amuhanisha igihano cyo kumurashisha rokete. Abajenerali barasinzira. Noneho wumve ukuntu bino bintu by'uburwayi bikora. Uzarebe buriya hari abadogiteri uzumva barwaye kandi bavura abantu, ugasanga umudogiteri ararwaye. Ubwo rero umubiri nyine ni gutyo ukoze, nta muntu ukontorora, iyo bije biraza. Ubundi hari ibintu duhuriyeho hano ku isi. Turavuka, kuvuka tubihuriyeho, uri kumva. Buriya no gupfa tubihuriyeho, memu no kurwara. Umuntu wese ashobora kurwara. Ariko buriya wa mugani ariko hari abantu ngo bo hambere bapfaga batarwaye, agasaza nyine akigendera tu. Birashoboka kubera ko imyaka yagiye itambuka, wenda ntago nabimenya neza, ariko umubiri ugeraho ugacika intege. Niba yarirukaga ibirometero 100 mu isaha agatangira kwiruka 2 mu isaha, iyo no gucika imbaraga ku mubiri. Umubiri ugeraho ugacika intege nyine, ukakunanira uko byagenda kose. Ni bya bindi bavuga ngo iminsi ikona ingwe. Hanyuma se nyuma y'uburwayi umaze hafi ibyumweru 2 utagaragara kuri mikoro za B2 TV, urumva umeze neza, urashima Imana. Iki cyumweru cyo cyagenze giti? Nge rero buriya Peter, wenda turaza kubiganiraho, ariko ngewe ndi umuntu wishimira buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Nshima Imana kubera ko ushobora kurwara nyine uyu munsi. Ubuzima turavuga ngo ni ups and down. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora kuba uri muzima, ejo ukarwara. Ushobora kuba ufite ibyo ufite uyu munsi, ejo ukabibura. Ushobora kugira donc ibyo wifuza mu buzima uyu munsi, ejo ntubibone. Ariko ikintu cya mbere kiba gikomeye umuntu akwiye kwishimira ni ukuba ariho ugihumeka. Niyo waba urwaye, niyo haba hari ibitagenda neza, niyo haba hari ibintu bigukomereye uri gutekereza, ariko ikintu cya mbere ni ukwishimira yuko uri muzima. Nicyo cya mbere. Rero ngewe nyuma y'uburwayi, kandi no mu burwayi ntago naganyaga, nabaga numva nyine mfite ibyiringiro ko ndi bukire. Rero ndashima Imana, ndi muzima, meze neza. Abakunzi ba B2 TV ni ukutubabarira kubera ko ibihe bijya bibaho nyine abantu ntibabashe kuboneka nk'uko bikwiriye, ariko uyu munsi turi kumwe nyine tugiye kuganira, turongera dusubire muri mood. Mu kiganiro cyacu giherutse rero twagiye tubereka hamwe mu hantu nyaburanga ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni muri leta ya Ohio, mu mujyi wa Dayton, aho twagiye tujya kubarebera ahantu ku nzu ndangamurage yahakorewe indege bwa mbere muri iki gihugu cya Amerika.
hagiye mubona ni ibice bitandukanye, ni indege nyinshi cyane zagiye uko imyaka yagiye ishira bagiye bakomeza kwa upgradinga, ndetse hazamo abantu babiri, abasore babiri bari bavindimwe batangiye uwo mushinga, bari basanzwe ari abakanishi bikanikira amagare na za moto, bagenda rero bunguka ubwenge kugeza bakoze indege ndetse baranayigurutse. Reka dushimire rero abantu mwese mwagiye mukora subscribe ndetse n'abakomeje gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo n'abandi babibone, kandi n'abashyiraho comment nabo turabashimiye. Yego, no kubashimira vraiment. Erega burya njyewe wenda tuzabigarukaho birambuye, ariko nahoze ntekereza muri ubu buzima abantu benshi hari ibintu tutabasha donc kugira umutima ushima, abantu ni urugero nkatwe dutangira bino bintu ukabona abantu babaye 100, 200, 300, igihumbi, ibihumbi 200, nabyo tuzabigira tugira ibihumbi 100 kubera abantu baba badushyigikiye. Rero ntago wabura kubashimira mu buzima Peter. Njya mvuga ngo niba hari umuntu wakugiriye neza, niba hari ikintu wibuka cyabayeho ukavuga uti hano hantu umuntu yabanye nanjye muri ibi bihe, tujye tugira umutima wo gushimira abo bantu bakiriho turi kumwe nabo kabisa. Hanyuma rero John, ngira ngo hari ibintu bimaze iminsi bivugwa cyangwa se tunabona mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ugasanga umuntu uyu munsi arimo kwiganyira ejo hazaza, ntafite icyizere cy'uko buri buke, ntafite icyizere cy'uko ejo azaba ameze. Ugasanga abantu benshi babivanamo iki? Avanyemo kwiheba, kwiyahura, kuganya. Weho ubibona ute, ubivuga iki Peter? Ngira ngo icyo ni ikintu kigari, ni ikintu kinini cyane, ni ikintu, iyo ni topic ikomeye. Gusa ikintu navuga nuko mu buzima bwacu bwa buri munsi bwacu, nyine ubuzima tubamo, uravuka ukisanga ku isi, ukisanga muri famiye, ababyeyi, cyangwa se ugasanga ntabwo ufite. Ngira ngo urabizi Peter, hari ukuntu ujya kumva mu matangazo cyangwa kuri radio, ku mateleviziyo, baravuga ngo batoraguye umwana ku muhanda w'ukwezi kumwe, w'icyumweru, w'iminsi ngahe, uri kumva. Turavuka tukisanga muri situation y'ubu buzima. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo ukuntu tubayeho, usanga umuntu muri rusange iyo ukivuka ukigira ku isi, hari navuga ko ari ibintu umuntu avukana, gutekereza ejo hazaza. Buriya rero icyo navuga gikomeye ni uko ubuzima bwacu akenshi usanga dutekereza ejo uko bizamera, kandi wenda mu by'ukuri ni ikintu cyiza gutekereza ejo hazaza, ukagira ibyiringiro by'uko ejo uzahageze. Uyu munsi wenda turi kuwa gatandatu, ejo ni ku cyumweru, ejo bundi bizaba ari kuwa mbere. Uri kumva, akenshi dupuraninga iby'uyu munsi, ariko cyane cyane tugashyira n'imbaraga kuri ejo hazaza. Noneho rero ikintu gikomeye kiriho muri no minsi ni uko abantu benshi ntago babaho muri iki gihe turimo, ntago babaho uwo munsi, ntago babaho ino saha ngo bayiryoherwe. Ahubwo abantu usanga ubuzima bwacu cyane turi ku projecta muri future. Muri future rero, cyangwa se ejo hazaza, uzumva abantu bavuga ngo ibyiza biri imbere. Ni urugero, ibyiza biri imbere, nta mvura idahita kubera ko umuntu ari mu bibazo, uri kumva. Nta mvura idahita, ejo izuba rizava, uri kumva. Tugakoresha izo mvugo, ariko nanone tutirengagije yuko ino si idusaba byinshi. Noneho kubera ko uyu munsi wenda ngewe John ni urugero, hari ibyo mfite uyu munsi, ariko mu ejo nkeneye ibindi. Noneho usanga ubuzima bwacu bwubakiye ku kintu cyo kwifuza. Sinzi niba wenda nawe bijya bikubaho, ariko usanga kenshi abantu benshi tuba twifuza ejo nshaka kugera kuri iki. Wenda niba ufite igare, ejo ushaka kugura imodoka. Niba uguze imodoka, ejo ushaka kugura inzu. Niba ushaka kugura inzu, ejo ushaka kugura iya kabiri. Niba iya kabiri uyibonye, ushaka kugura wenda indege. Donc duhora mu buzima bwo kwifuza. Urebye wenda tureke n'abantu bafite ibibazo,
tureke tuve kuri abantu bafite wenda ibibazo n'abantu bafite amafaranga. Aba ngaba bakize ba Bill Gates usanga bafite bahora muri kompetisiyo y'ubuzima, ugasanga niba afite wenda miliyari runaka z'amadolari ashaka kujya imbere, niba ari nk'uwa gatanu ashaka kwiruka uwa mbere, ariko naba n'uwa mbere arashaka gukomeza ajya imbere. Donc ugasanga abantu benshi dutewe ubwoba n'ejo hazaza. Ariko impamvu hadutera ubwoba ni iyihe? Ntekereza ko akenshi impamvu hadutera ubwoba ni uko wenda icya mbere navuga ni uko amateka yacu abasha kutuzirika, ejo hacu hashize habasha kudutera ubwoba bw'ejo hazaza. Ugasanga umuntu uri kumva Peter, n'urugero wenda uravutse wisanzura umwana w'imfubyi, nta mubyeyi, nta kepfo ka ruguru, urimenya, mbese navuga ngo nta soko y'ibigutunga ufite. Ukagira ubwoba rero ukavuga uti se ejo hazaza hazamera gute? Ugahora uhangayitse cyane utekereza ejo hazaza. Noneho uyu munsi ugasanga iby'uyu munsi ntabwo bikuryohera. Uyu munsi ntabwo uri kuwubamo nk'umunsi Imana yakuremeye, ntabwo uri kuwubona nk'ikintu cyiza, ahubwo uri kuvuga uti ejo bizagenda gute ko mbonye uyu munsi. Hari abantu bavuga ngo bambona buke, ni ukuvuga ngo ubona nyine bwije bugashya, ariko ari formule zikomeye. Uri kumva ubuzima bwari hatari. Hari umuntu tuvuge n'urugero, hari umuntu umaze imyaka 10 arangije wenda kaminuza, nta kazi afite, nta mugore, nta mwana, nta kibanza, nta cyizere cy'ejo hazaza afite. Uri kumva uwo muntu ejo hazaza hamuteye ubwoba kandi arahangayitse kubera ko n'uyu munsi ntabyo afite wenda bimurengera. Uri kumva hari abana ku muhanda Peter, buriya uri kubona, njya mbona hari umukobwa bita DJ Brian akunze kuvuga ngo yabonye abana ku muhanda bari kurira bagize gute, akagira akavuga ati mubafashe. Hano ujya ubibona aba homeless ku muhanda. Bariya abantu hari umuntu uba udafite ahantu ho kuryama, adafite icyo kurya, adafite imibereho, adafite ubuzima na bukeya. Bariya rero yiberaho, ubuse nabivuga gute, uri kumva ejo hazaza he haragoye, ahatekereza nk'ikintu gikomeye. Ariko noneho indwara tunafite uyu munsi ikomeye ngiye mbona nuko dushaka gutekereza byinshi by'ejo hazaza. Tuvuge n'urugero, njyewe John hari ukomeze mfite akazi wenda, ariko ku kazi ndi kuvuga nti ejo wampa akazi kameze gutya, wenda mfite imodoka, ejo wampa wenda BMW cyangwa se wampa V8 cyangwa se wampa Lamborghini cyangwa se Hummer, uri kumva, cyangwa se limousine, uri kumva. Ugasanga ibyo mfite uyu munsi ntago mbasha kubibamo neza, ntago mbasha kubiryoherwa. Noneho bigatuma dutakaza icyanga cy'ubu buzima bw'uyu munsi. Uyu munsi ndi kuvuga ni uyu munsi nyine, uyu munsi wowe uri kumva icyo kiganiro, uyu munsi wowe uri kubona nyine, uri kubona izuba ukabona bwira, uwo munsi urimo. Donc nubyuka ukabyuka uhumeka ushima, ukavuga uti Mana ndagushimiye yuko wenda ndi muzima. Dukwiye gushima ibyo dufite, noneho n'ibyejo hazaza tukabitegura, ariko tutirengagije ubuzima bw'uyu munsi turimo. Ese ibyo bintu byo kuba wakishimira uyu munsi udatekereje ejo hazaza byo ntabwo bishobora gukurura ikibazo cyo kwishima uyu munsi, ariko ntunaplaningire ibyejo? Abanyarwanda bo baravuga ngo agakoni k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure. Yego. Ni ukuvuga ngo ejo hazaza n'ubundi tuba tugomba kwajya. Ariko Peter, reka nkubwire ikindi, buriya hari umuhanga wavuze ngo there is no tomorrow. Why? Ni ukuvuga ngo ejo nyine hahora hari ejo. Impamvu dukwiye kwishimira uyu munsi, icyambere nuko ni urugero, ibyo ufite uyu munsi burya nibyo biba bigukwiriye, nibyo by'uwo munsi nyine. Bibiliya yo ibivuga neza, ikavuga ngo inyoni ntizibiba, ntizigira imirima, ntizigira hose, uri kumva, ariko zo iby'abahinzi babibye.
ariko noneho reka dutekereze Peter, ubu ngubu uyu munsi nkusubije inyuma wenda mu myaka nk'itanu ishize, wari ufite stoke y'uyu munsi, wari warayiteganyije uvuga uti nzarya umuceri, nzarya akawunga, nzarya ibijumba, nzarya iki? Ni ukuvuga ngo n'ubundi akenshi ntago umuntu akwiye kureka gutekereza ejo hazaza, ariko dukwiye kwishimira the process cyangwa se the journey. Ni ukuvuga ngo ejo hazaza n'ubundi hagizwe n'uyu munota, n'iyi saha, n'uyu munsi, ejo tukahagera. Uri kumva? Bivuze ngo rero wa muntu n'ubundi uri gutakaza icyanga cy'uyu munsi, utari kubasha kwishimira iby'uyu munsi, n'ubundi nibyejo nahagera ntazabyishimira, kubera yuko kamere y'umuntu ukuntu iteye kamere y'umuntu ihora yifuza. N'ubundi nugera ejo uzifuza ejo bundi, nugera ejo bundi uzifuza ejo bundi buriya. Donc buri gihe duhora twifuza. Ibyifuzo byacu rero ntago bikwiye kutubuza kwishimira uyu munsi, kubera yuko Peter, reka nkwe nk'urugero. Uyu munsi ibintu ufite, ibyo ufite uyu munsi, hari undi muntu ubyifuza. Yego. Hari ukuntu wenda tuvuge n'urugero, mfite amaboko, mfite amaguru, mfite amaso, mfite ibi byose ndi kubibona, ukwiye kubyuka kwanza ukabanza ugashima Imana, ukavuga uti Imana, ndagushimiye yuko wampaye amaguru agenda, wampaye amaboko akora, wampaye amaso areba, wampaye umunwa uvuga, wampaye amenyo mbasha kurya, uri kumva, ibintu byose bikemera. Iryo ni ishimwe rya mbere, sibyo? Ukongera ukareba ibintu bikuzengurutse. Dukwiye kwiga gushima buri munsi, ukiga gushimira ibintu ufite uyu munsi. Ukareba, tuvuge n'urugero, Peter ufite umugore n'umwana, ukavuga uti reka nshima Imana, nyishimire ko yampaye umugore, ikampa umwana, ikampa famiye. Icyo ngicyo cyishimire, kubera ko imigisha ituzengurutse ntago tubasha kuyiryoherwa. Noneho ugasanga duhora twifuza ibintu by'ejo hazaza, noneho bigatuma n'ibyo dufite uyu munsi tubyaka agaciro kabyo. Ugasanga ntago biryoshye, ntibidushimishije, ntago bitunyuze. Kunyurwa biragoye. Icya mbere ni uko kunyurwa bigoye, kunyurwa biragoye. Uyu munsi niba tuvuge n'urugero, umuntu ugenda n'amaguru ari kwifuza igare, sibyo? Kandi wa wundi w'igare nawe iyo arebye ugenda na moto arayifuza, akavuga ati Imana nanjye uzampe moto. Wa moto akifuza imodoka. Uw'imodoka akifuza wenda niba yagendaga na Karina cyangwa se n'akamodoka gatoya, akavuga ati nkeneye cya SUV, cya Jeep, cya V8. Uri kumva? Ugenda na cya V8 aravuga ati nkeneye wenda ka petit porteur, ka helicopter, akadege kazajya kangurutsa. Ufite inzu aravuga ati nkeneye ebyiri, ufite ebyiri nkeneye etage. Uri kumva? Ubuzima bwacu bugizwe no kwifuza, kandi ntago ari bibi, kuko nyine niko ubuzima bumeze. Ariko ikibazo gikomeye nuko abantu benshi, wahereye ku kintu cyo kuvuga ngo abantu bamwe bariyahura. Buriya kwiyahura nyine ni ubwoba bw'ejo hazaza buba bwinshi. Indwara yo gushaka kwiyahura ituruka cyane kuba wabaye desi n'ubuzima, gutakaza ibyiringiro, kuba disappointed mu buzima runaka. Burya usibye ko nk'icyo cyo kwiyahura, hari n'igihe wenda bituruka no ku bibazo umuntu yifitiye, ku bibazo bisanzwe, wenda umuryango waragutaye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere gikomeye dukwiye kwiga ni ukwiga guhangana n'ibibazo twebwe ubwacu, kuko abantu benshi bikuraho responsibility. Kubaho ni responsibility yanjye, burya nta wundi muntu. Gute se uvuga yuko abantu kubaho bikuraho responsibility? Ni ukuvuga ngo wa muntu wiyahura we afata ibibazo abantu bamuteje, sibyo? Akabona yuko ababereyeho, donc ameze nk'ubabereyeho, akavuga ati ndamutse niyahuye nkapfa, ba bantu banteraga umujinya, ba bantu banteraga ibibazo ntago bazongera kumbona. Uri kumva? Ariko burya ntago tubereyeho abandi Peter, twibereyeho. Hari umugabo wanyigishije Ikinyarwanda muri twize muri APP, babo twiganye bari buze kubyibuka. Uyu mugabo ndanamusuhuje, nabona kino kiganiro nikizamugeraho, cyangwa ku bantu twiganye muri secondaire kuri APP baramuzi. Yakundaga kuvuga ngo ni njyewe wanjyewe njyenyine. Abongereza bo hano no muri Amerika ushobora guhura n'umuntu akakubwira ngo ni me, I and myself. No kuvuga ngo turi batatu.
akakubwira ukumva arakubwiye ngo we are three ukabona niwe wenyine abandi ukababura akakubwira ati it's me I and myself ni ukuvuga ngo ni njyewe wanjyewe nyine abanyarwanda bo bakoresha imvugo ivuga ngo umugabo arigira yakibura agapfa ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nta kindi bisobanuye ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ntakwiye kubana n'abandi ntabwo ari ukuvuga ngo wenda umuntu ntagira famiye ntagira inshuti ntagira abavandimwe ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ubuzima bwawe ni weho driver ni wewe umushoferi wabo ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni uko hanyuma y'ibibazo turavuga ngo nta mvura idahita uri kumva kandi umuntu yiberaho impamvu narivuze ngo ni njyewe njyenyine yakundaga kutubwira ati muragenda mugasimbuka igipangu mugasimbuka ntimuze kwiga mukigira ibirara mukajya mu bigare ariko iyo baguhaye ramvuye ku ishuri musohoka muri cya kigurupe cy'abantu 5 babirukananye mwese ariko iyo mugeze kuri gate buri wese agira gutya akajya iwabo ukagenda mu nzira yawe uri kumva bivuze ngo ubundi umuntu w'ubwe yifitemo kapasite yo kwikontorora akamenya uko agenda noneho ibi ngibi byo kuvuga ngo ni njyewe njyenyine abantu benshi bikuraho responsibility Peter uzumve buri muntu wese akunze kuvuga ngo kandi kanaka niwe wanteje ibibazo uri kumva njyewe niwe wabizanye uri kumva donc dushaka ahantu twegeka ibibazo byacu buri gihe cyose ntabwo ibibazo byacu tubifata ngo tubigire ibyacu kubera yuko njyewe tuvuge n'urugero ufashe umwanzuro wo kwiyahura ariko ni wiyahura ninde urawuhimye ni icyo urabukemuye kandi ubundi umuntu nyine umuntu uwo ari we wese akwiye kuryoherwa n'ubuzima tuvuge n'urugero Peter tubana n'ibikomere sibyo turakomereka umuntu akomereka mu buryo butandukanye naguhaye urugero dufate urugero rw'umudamu ubyaye umwana sibyo abyaye umwana amuteretse hariya urabizi hari igihe umukobwa atwara inda ni urugero yagera iwabo akamubwira ati sohoka asanga waguteye inda uri kumva wa mwana nawe watwaye inda yamara kubyara wa mwana akamutereka ku ruhande uri kumva muri urwo rugendo harimo ibikomere byinshi ariko usibye n'ibyo tugira ibikomere umuntu agira ibikomere byo gupfusha abantu biwe akabura umuryango umuntu agira ibikomere aterwa n'inshuti turakomereka kubera ibibazo bigiye bitandukanye uri kumva amarangamutima yacu agapfa ariko n'ubundi still muri urwo rugendo rw'ubwo buzima ukwiye kwishakamo ibisubizo ukwiye kwishakamo ibisubizo ikindi ni uko uyu munsi ni urugero niba wenda banki igiye kugutereza cyamunara kandi ukabona nta hantu uri bukura amafaranga hari igihe banki ivuze iti imanitse amatangazo tugiye kugutereza cyamunara ariko n'ubundi nta mafaranga ufite nta nshuti igiye kukuramira uri bwaka ayo mafaranga byanze bikunze cyamunara igomba kuba ugateza cyamunara ikintu ugomba kwakira ni ukwakira yuko mu buzima ibigeragezo bibaho ariko hanyuma y'ibigeragezo n'ubuzima burakomeza ntabwo ari ukuvuga ngo ikintu niba kije kikagukubita kikaguhangayikisha yego nibyo tugira amarangamutima tugakomereka ariko ugomba kugira esprit yo kumva yuko ejo ni heza nka kumwe twabivugaga ukongera ukavuga ngo ibyo ntashoboye ndabirekuye tukiga kurekura za situation zidukomereye kuko ni urugero niba uvutse ukisanga wenda nta papa nta mama icyo ni igikomere utiteye utazi naho cyavuye ukagikurana ariko hari abantu baheranwa n'amateka bimwe nakubwiraga bwa bwoba bw'ejo hazaza ukuntu budufata burabanza bukakwereka aho wavuye ukareba ese ko nta papa nta mama nta kazi uri umushomeri uri umukobwa nta musheri umusore nta gahunda yo kurongora nta buzima uri kubona ibintu byose bidakunda ariko hanyuma y'ibyo byose ibuka yuko ejo nyine turavuga ngo ejo ni heza nibyo ntabwo ibyo bibazo bikwiye kugufata ngo bikubuze gushima ese ntihari igihe ejo hashobora kuba nahabi yes ubundi niko ubuzima bumeze abantu baravuga ngo ni ups and down niko ubuzima bumeze ubuzima kandi hari abavuga ngo ubuzima ni gatebe gatoki
uri kumva ni ukuvuga ngo n'ubundi inzira tunyuramo ntago ari umurongo ugororotse, uri kumva ntago uyu munsi biba ari byiza nk'uko nyine turi kubivuga, ariko nahoze mvuga yuko icyumweru cyashize nari ndwaye. Wenda ushobora kuba wari ufite ugakena, ushobora kuba wari ufite akazi ukakabura, ushobora kuba wari ufite umubyeyi ukamubura, ushobora kuba mu buzima harimo ibintu bibi bishobora kuba, ariko n'ibyo bibi ntago bivuze ngo ejo n'ubundi bigenda bisimburana. Ese umuntu udafite icyo afite uyu munsi n'uyu munsi ko yihebye, nta muntu udafite icyo afite. Reka tuvuge ubwo tugiye wenda andehoro yo kuba wewe uriho kuba uriho rero nicyo gishoro cyane, kuba uriho nicyo gishoro cyane. Ariko nyuma yo kuba wahoze utanga urugero rwiza, hari umuntu wize wenda tuvuge ko yishyuriwe na leta cyangwa yishyuriwe n'umuvandimwe cyangwa yishyuriwe n'inshuti runaka, uko yaba yarize kose arize yarazi ko aribwo agiye gutura ya mitwaro y'ubukene yari afite, ararangije abuza akazi, ubuzima buramucanze. Ngira ngo urabizi urubyiruko rwinshi kuri iki gihe cyane cyane muri ibi bihugu byo muri Afurika ntago rufite akazi, kandi ntirufite naho rushobora kujya ngo rugire. Urabizi imbere habaga hari amasambu iki ku buryo ushobora kujyamo ukiharika ukagira ibyo ukora, ubu n'ayo masambu ntayahari. Uyu munsi ubuzima bw'uyu munsi nabwo ubwabwo bwamukomereye, aragira ibyiringiro by'ejo n'uyu munsi bwamukomereye gute? Ntago ajya muri ya esprit yo kuvuga ati uyu munsi bikomeye gahoro, ahubwo uko ubuzima bugenda buhenda ejo bizaba bikomeye cyane. Peter, icyo nakubwira njyewe hari ibintu ntajya nemera, nta muntu utageze icyo afite Peter. Buriya uko uri kuvuga wenda ngo uri umushomeri umaze igihe udafite akazi, ehwana babashyize ku ntuza buriya sorry nari ngiye kuvuga Peter, ubushomeri buraryana pe. Ubushomeri buraryana, warize nta kazi, wenda uravutse koko usanze uri imfubyi, nta mibereho. Uzi ko nigeze kubona umuntu avuga, hari ikiganiro yari ari gukora avuga ngo ngewe ngo ikintu kimbabaza ngo nuko ngo ntago umugabo wanjye ajya ambwira ngo sorry. Uri kumva? Noneho mperutse kureba, hari akantu nari ndi kureba bino bintu nyine byo kuri social media. Umugore yagiye muri computer y'umugabo we, uri kubona muri computer hamwe handitsemo my document, urahazi? Ndahabona. Noneho umugore areba muri computer abona handitsemo my document, noneho ararira cyane, arigaragura. Umugabo waraza amusanga ngo aramubaza ati se kuki uri kurira? Ati sheri, ati ni gute wanditseho my document? Ati kubera icyo utanditseho our document? Ati kuki ngewe utanshyizemo ukishyiramo gusa? Ati ntago nkunda. Ararira aca ibintu, umugabo arahoza ibintu biranga kubera ko kantu gusa. Uri kumva? Rero icyo nashakaga kuvuga nuko mu buzima ibintu bishobora kuba bituremereye ari byinshi. Ushobora kwibwira ngo nta kazi ufite, uri umushomeri, ariko uzi ko hari umuntu ushobora kuba afite akazi, muri gutekereza kimwe mu mutwe. Donc mwese mumeze kimwe, kuganya kwanyu kungana. Nibyo nakubwiraga, kubera ko abantu ntago twiga kuryoherwa n'ibyo dufite nonaha. Ikindi nuko abantu dutekereza nk'aho ibintu ari twebwe tubishobora, dutekereza nk'aho ibintu ari twebwe tubikora. Ariko nkanjye kubera ko nizera Imana cyane, nicyo nkwiye kubwira abantu. Ubundi ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ugusenga nyine, ukabwira uti Imana ndagushimiye ko ndi muzima, byonyine gusa. Iyo ufite iryo shimwe ryonyine ku mutima kandi bikakunezeza, ukabwira Imana uti Imana nta kazi mfite, nta naho nkateganya ejo, nta kintu ndi kubona kinzengurutse kindi, ariko nagira ngo nkubwire ngo kuba uriho byonyine ugihumeka nuko Imana ibigukunda, nuko ibigufitiye umugambi mwiza.
nicyo kimenyetso cyonyine nagira ngo nkubwire. Niwibona muri situation ubona igoye, ibona ikomeye, ubona bidakunda, jya wibuka yuko ugihumeka, kuko uwo munsi wowe uri kuvuga ngo nta kazi ufite, hari undi utaruna gafite bajyanye muri moruge. Uri kumva? Muri ako kanya uri kuganya ngo woweho nta kazi ufite, hari undi uvuye ku kazi bagahita bamujyana no muri gereza. Uri kumva? Muri ako kanya uri kuganya ngo nta babyeyi ufite, hari umwana uri gufatwa ku ngufu na papa we wamwibyariye. Banza wumva icyo gikomere. Uri kumva? Dufite abantu ababyeyi babo bafashe ku ngufu. Uri kumva? Tekereza ko uri kuvuga ngo uri imfubyi, noneho tekereza wa mwana wafashwe ku ngufu n'umubyeyi we. Uri kumva ukuntu ibikomere bimeze? Donc ni ukuvuga ngo buno buzima, ikintu nakubwira nakwerurira, iyo udatekereje ku Mana yonyine, niho hantu hakomeye ushobora kwizirika, niho hantu ushobora kuvuga ngo Mana, kubera yuko muri ubu buzima Peter, reka nk'urugero, wenda naba nkizemo situation yanjye, nkanjye kuva navuka kugeza uyu munsi narezwe na onkre, niwe wankorera ibintu byose. Uri kumva? Arandera, arankuza ibintu byose, ndakura, arankingira mba umugabo. Ariko nta kindi kintu naniringiye usibye Imana yonyine. Wabivuze uti hari igihe uvuka nta butaka, nta sambu, iwanyu ntibaguteganyirije. Uri kumva? Nta kintu na kimwe ufite, ariko Imana yonyine, kuba byonyine, niba waranize ukarangiza, uwo ni umugisha ukomeye. Banza utekereze ko hari n'umuntu utarabashije kwiga. Ibyo byonyine ubishimira Imana. Ikindi nubona ugihumeka uyu mwuka wazima tuvuga, iyi oxygen utari kuri bomboni, kandi niyo waba uri kuri bomboni still ukiri muzima, ujye ushima Imana, kubera ko ubuzima burahinduka Peter. Twabonye abantu bashobora kumara imyaka 10 nta kazi, ariko ejo kakaboneka. Dufite ubuhamya. Twabonye umuntu wari ubabaye yihebye, abantu bakongera bakabona ubuzima, inyenyeri kabarasira. Uri kumva? Rero kuri njyewe impamvu nakubwiye ngo dukwiye kuryoherwa n'ubuzima bw'uyu munsi, banza utekereze ko wowe situation urimo atari yo mbi ku isi. Banza umenye. None se Peter, reka nkuhe nk'urugero, uzi ko hari nk'umuntu uba uri muri gereza, baramukatiye imyaka 20, ntiyiyahure, kandi akabona uburyo bwo kwiyahura, ariko ntiyiyahure, akaba yumva ko iyo myaka izarangira agasohoka. Uri kumva? Hari umuntu uba uri muri situation ikomeye, ariko hahandi uvuga uti uyu muntu no kubyihanganira biragoye pe. Bibiliya yo iravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Donc nta kigeragezo waba uhuye nacyo bwa mbere, ahubwo ikibazo nge nabonye nuko abantu benshi iyo tugeze muri situation zikomeye twibagirwa, ariko wenda ibihe binageze ahantu habi, hari igihe umuntu abura uwabwira pe. Ariko nanone ibyo ngibyo ntago Peter, ikintu cya mbere nge nakubwiye, nubona ukiriho ukabyuka gutya ukabona uriho, niyo ntacyo kurya ufite, vuga uti Mana ndagushimiye yuko ndi muzima, mpumeka bikemera, hanyuma ibindi mbishyize mu biganza byawe. Kuko nta handi hantu nakubwira ngo ushobora kubonera iyi si. Noneho hari akantu kamwe tujya tuvuga nk'abantu abarokore, turavuga ngo Satani nubona mutari guhura, jya umenya ko muri mu cyerekezo kimwe. Ni ukuvuga ngo niba nta ntambara uri gufesinga, niba nta bibazo, Satani niba nta mitego ari kugutega uyu munsi, menya ko ahubwo umufatanya akaboko muri mu rugendo. Kuko ibibazo byo ntago bizashira kuri rosi. Niyo mpamvu ngewe hari uno mu type sinzi niba umuzi, bamwita Denzel Washington. We aravuga ngo enjoy the journey, we enjoying the process. Donc enjoying nyine umunsi kuwundi, enjoying ubuzima bwawe umunsi kuwundi. Urugendo rw'ubuzima ruryoherwa n'uyu munsi nyine, nubwo ufite ibibazo byirengagize, noneho uvuga uti Mana ndagushimiye. Kuko nanone sibyo, kank'urugero, Bibiliya iravuga ngo ntimukiganyire ibyejo, sibyo? Ngo ntimukiganyire ibyejo kuko data wo mu ijuru niwe ubitanga, ngo kandi abigabira uwo ashaka.
ni ukuvuga ngo rero kwiganyira nta kintu bimara, kwiheba nta kintu bimara, kwiyahura nta nyungu, ariko ugomba kugira icyizere cy'uyu munsi hanyuma bikagutera kugera n'ejo hazaza, kubera ko nutaryoherwa n'ubuzima uyu munsi n'ubundi n'ejo ntazakuryohera, nuhagera uzahura n'ibindi, n'ejo nubwo nuhagera uzahura n'ibindi bigumye. ni ukuvuga ngo n'ubundi ubuzima still ryoherwa n'uyu munsi. Njye nicyo nkubwira, ryoherwa n'ubuzima ufite. Peter, reka nkubwire, hari ukuntu tuba dufite imigisha, ariko kubera ko satani yadushyizeho igihugu rye ntitubashe kuyisoma, ntitubashe kuyibara. Hari indirimbo ivuga ngo bari yo migisha nonaha iyi Mana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Nibyo nakubwiraga, kuba ugihumeka n'icyo kirere ni umugisha. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, niki wabwira abadukurikiye kijyanye n'iyi topiki y'ikiganiro, kijyanye no kwiringira ubuzima utazi niba buzaba buriho ejo? Nibyo nakubwiraga, tomorrow ntabwo ibaho nyine. Tomorrow ihora ari tomorrow. Uyu munsi ejo nituhagera n'ubundi iyo nteruro ni gutyo uzayikoresha, bizaba ari tomorrow, ntabwo hahinduka. Njye rero ikintu nabwira umuntu gikomeye, banza umenye ngo ubundi ibyo dufite biva. Dufite Imana ni Imana rurema, yaremye isi, yaremye ijuru, iraturema twese. Kandi umuntu w'Imana Yobu dusoma mu gitabo cya Bibiliya yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ibyo bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo iyi si tuyizaho nta kintu tuzanye, kandi iyo tuyivuyeho n'ubundi nta kintu tujyana, usibye umuhanga umwe gusa. Ako nta kantu ngiye kuko nagiramo. Umugabo ngo yari umukire cyane, afite amafaranga menshi, aganira n'umugore we, aramubwira ati rero wa mugore we, nindamuka mpfuye uzankingurane n'amafaranga yanjye yose. Umugore amuha isezerano, aramubwira ati rwose amafaranga yawe yose nzagushyingurana. Arangije ku munsi we wo gupfa, umugore amwandikira sheke, aramubwira ati nugera ikuzimu uzibikurize. Amwandikira sheke y'amafaranga yose arayimuha. Uri kumva? Noneho rero icyo nakubwiraga, so ku muntu dukurikiye dufata wenda dusoza, ikintu cya mbere ni uko nakubwira ngo izere Imana yonyine. Izere Imana yonyine, wizere yuko Imana ariyo isumba byose, niyo ishobora kukumenyera ibigukwiriye, niyo itugenera umunsi, ikemera ko tubaho, kandi impamvu gihumeka ni uko ariyo yabigeneye, ntabwo ari wowe. Bita ntabwo twebwe dufite controle kuba uyu munsi ndi guhumeka gutya, ntabwo mufite controle. Ntabwo ari njye wabikoze, ndetse n'ejo ntabwo ari njye uzabikora. Iyo Mana rero ikiguhaye umwuka, iyo Mana ikigukomeje, iyo Mana itarakuretse ngo upfe tube twarakwibagiwe, iyo Mana itarakuretse ngo ugende wiyahure, iyo Mana itarakuretse ngo ugende nyine tube tutagifite ugihumeka. Iyo Mana yizere yuko n'ibindi bishobora kubihindura. Reka tugushimire rero, ni John Young Millionaire, ati ryoherwa n'ubuzima bw'uyu munsi kuko ubw'ejo bwo ejo hazahora ari ejo ngo ntihabaho. Ubwo nuko bimeze rero, ni impaka ndende ku bijyanye no kugira ngo uryoherwe n'ubuzima, kuko kuryoherwa n'ubuzima ni topic nini cyane, ni ikiganiro abantu bashobora kugiraho deba zitandukanye. Kandi reka tugushimire weho wari udukurikiye ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ubu ngubu ntushobora gusengera abantu kugira ngo babashe kuryoherwa n'umunsi barimo? Reka dusenge. Imana Uwiteka Data twese wo mu ijuru, tugushimiye ko uri Imana y'isanzure, uri Imana yaremye isi n'ijuru, uri Imana idukunda kandi twitaho, uri Imana igabira ubuzima buri wese uhumeka kuri iyi si, kandi uri Imana itumenyera iby'ejo hazaza. Ubasha kureba
Imana ijambo ryawe rirambwira ngo reba mu itangiriro ukamenya iherezo. Mbere y'uko umuntu abaho uba wamugeneye urugendo rwe rw'ubuzima, uba wamugeneye ibizamutunga, uba wamugeneye ubuzima azabaho kuri ino si. Turagushimiye rero yuko twese uturemera ubuzima, kandi turagushimiye yuko ibyiza uduteganyiriza ejo hazaza ubiduha. Rero turagushimiye data, kandi dusengeye abantu bose bakurikira B2 TV. Turakwinginze kugira ngo aho bari ubahe umugisha, abarwayi bakize, abadafite akazi ukabahe, abashonje ubahaze, abihebye ubaremere icyizere cy'ejo hazaza, kandi abadafite shinge na rugero abo bose ubakomereze amaboko, ubahembuze ukuboko kwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.